Nyakubahwa Perezida wa Sena, ba nyakubahwa ambasaderi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, bayobozi mu nzego zitandukanye, imiryango ifite abanyu kandi bacu bashyinguye kuri urwibutso rwa Rebero, ndabashuhuje mbifuriza gukomera. Iyi tariki ngarukamwaka ya 13 Mata ni umunsi ukomeye mu mateka y'igihugu cyacu, ajyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside, kuyubaka ku Rwanda no gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni umunsi wahariwe guha umwihariko ibikorwa by'indakemwa bikomeye bya gitwari by'abanyapolitike banze gutatira igihango bari bafitanye n'u Rwanda, bitandukanya na leta ngome ya Juvenal Habyarimana n'abambari be bateguye umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi. Hari abashyinguye kuri urwibutso rwa Rebero rwashyiriweho kuba iwabo bazahora bibukirwaho, bagasurwa, bakazirikanwa, amateka yabo akavugwa, akigishwa, kugira ngo ibikorwa byabo bitazibagirana. Hari n'abashyizwe mu ntwari z'igihugu nka Gata Uwiringiyimana, Felicita Niyitegeka, Michel Rwagasana, abana bigaga Inyange n'abandi bibukirwa ku gicumbi cy'intwari z'igihugu. Ibi birerekana ko u Rwanda rufite politiki yo kwibuka izirikana ibyiciro byose byaranze jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo hibukwa bamwe ngo hibagirana abandi, nk'uko abanzi b'u Rwanda bahimba ibinyoma nk'ibyo bakabikwiza bikaba byayobya bato. Nta muntu n'umwe wakoze icyiza muri jenoside yakorewe Abatutsi wibagirana. Ni nayo mpamvu buri mwaka hakorwa ubushakashatsi ku babaye abarinzi b'igihango n'abashobora kuba bo muri iki gihe, bagahabwa umwanya wihariye n'ishimwe ribakwiye. Ni umwanya rero aka kanya wo gusubiza amaso inyuma tukareba ibyaranze uruhare rwa politike mbi mu gusenya u Rwanda, duha agaciro n'icyubahiro gikwiye abahutu b'abanyapolitike banze kuba imbata y'urwango, imbata y'irondabwoko, irondakarere n'ingengabitekerezo ya jenoside, bagaharanira ubunyarwanda n'impinduka zo kubaka u Rwanda rw'Abanyarwanda, aho kwemera u Rwanda rw'akazu ka Habyarimana n'abajenosideri bagenzi be. Mu bushakashatsi ku gipimo cy'ubumwe n'ubudaheranwa bwakozwe mu mwaka wa 2025, Abanyarwanda 93% bagaragaje ko amashyaka ya politiki by'umwihariko atatu, Aprosoma, Parimehutu na MRND, yagize uruhare mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Byatumye muri iki kiganiro ngiye kwibanda ku butegetsi bwa Habyarimana na MRND bategetse u Rwanda kuva muri 1973 kugeza 1994, ariko tukanareba mu nshamake n'ubwayibanjirije bwa Parimehutu, kuko bwa ubutegetsi buteye kimwe burangwa na politiki y'ikinyoma, iterabwoba no gutegura jenoside ku Batutsi. Habyarimana yakorewe kudeta Kayibanda amuhirika ku butegetsi tariki ya 1 Nyakanga 1973, atangaza ko abikoreye impamvu ebyiri. Iya mbere ngo nuko yari yamenye ko Perezida Kayibanda yari yateguye umugambi wo kumwica, abimenye aramutanga kugira ngo aburizemo iryo yicwa. Yabitangaje mu ijambo rirerire yagejeje ku Banyarwanda rya porogaramu politike ye ku itariki ya 1 Kanama 1973. Yongera kubishimangira mu kiganiro kirekire yahaye umunyamakuru w'Umubirigi Etienne Ige, gitangazwa mu kinyamakuru cy'Iburayi cyitwaga Remarques Africaines nimero 457 cyo ku itariki 15 z'ukwa kabiri 1975, mu nyito ivuga ngo Le Renouveau du Rwanda, nko kuvuga ngo ukwiyuburura ku Rwanda. Ingingo ya kabiri Habyarimana yatangaje avuga ko yatumye akora kudeta niyo yerekana ibinyoma byamurangaga.
yatangaje ko afashe ubutegetsi kubera ko u Rwanda rwari rugeze aharindimuka, harimo itotezwa n'iyirukanwa ry'abatutsi mu mashuri no mu mirimo, mu cyo bise imvururu zo muri Gashyantare 1973. Nyamara ibyo bikorwa byo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu mirimo byari biyobowe n'itsinda ryo ku rwego rw'igihugu na za perefegitura, byari bikuriwe n'umukuru w'ingabo na polisi ariwe Habyarimana. Icyo gihe yari minisitiri w'ingabo na polisi, niko yitwaga. Muri buri perefegitura wari ukuriye ibyo bikorwa byo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu kazi yari umukuru w'ingabo muri polisi na polisi muri buri perefegitura wakurikizaga amabwiriza ya minisitiri we, ni ukuvuga minisitiri w'ingabo na polisi Juvenal Habyarimana. Ibi bikorwa by'urugomo n'ubwicanyi byibasiye abatutsi mu mwaka wa 1973, Habyarimana na Kayibanda bari babifatanyije. Kuba yarabyitwaje agahirika Kayibanda ntibimuvanaho icyo cyaha. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi yamenyesheje ko azarangwa n'intego eshatu: ubumwe, amahoro n'amajyambere. Ndetse ashinze MRND tariki 5 Nyakanga 1975, iyo ntego aba ariyo ayiha. Nyamara nubwo yabivuze atyo, siko yabishyize mu bikorwa, ahubwo yimitse ivangura n'ikandamiza ryibasira abatutsi n'itonesha rishingiye ku karere yavukagamo, nk'uko byakorwaga ku butegetsi bwa Kayibanda na Parmehutu. Ndafata ingero eshatu zijyanye n'uburenganzira bungana abaturage bose bagombye kugira ku gihugu basangiye: politike y'uburezi n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda b'abatutsi zamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro. Kubirebana n'uburenganzira ku gihugu, Kayibanda na Habyarimana bagendeye kuri politike yavugaga ko igihugu ari icy'abahutu, abatutsi bakitwa abanyamahanga, bakitwa abanzi, bakitwa bagashakabuhake, bakitwa abanyamuke n'ibindi. Abo baperezida bombi bashyize imbere ideoloji bise iya rubanda nyamwinshi, ishyirwa mu buzima bwose bw'igihugu, bagera naho bimika politike ya jenoside bitaga gutsemba. Tariki 2 Ukwakira 1961, Kayibanda yagejeje ijambo ku badepite ababwira ko leta igiyeho ari y'abahutu, yiyama abatutsi, abaha gasopo mu magambo akurikira ati: nsabye nkomeje abatutsi batari bumva demokarasi n'ingufu zayo kwizera ko leta y'agahutu izagira impuhwe, ariko impuhwe zihabwa uzishaka. Tariki 7 Kamena 1969, Perezida Kayibanda na Parmehutu batangaje manifeste nimero ya 4 ivuga ko Parmehutu igamije ishema rikwiriye igihugu, rirebera igihugu cya gahutu aho aturuka hose, wibohoye ku ngoyi y'ubuja. Murabyumva neza ko aba perezida bombi batigeraga na kwiri shyaka na perezida waryo batigeraga bumva ko igihugu ari icy'abanyarwanda bose. Ba perefe n'abayobozi b'ibigo bahawe amabwiriza yo gukurikiza iyi politiki y'igihugu cy'abahutu. Urugero rumwe: raporo ya perefegitura ya Butare igaragaza inyandiko mvugo y'inama y'abakozi ba perefegitura yayobowe na Prefe François Sezirahiga ku itariki 26 Mutarama 1963, ifite amagambo agira ati: iyi nama niyo kuburira bamwe mu bakozi ba leta, cyane cyane abatutsi n'abahutu b'ibicucu bashukwa n'abatutsi bakaba bamaze gushinga bloke y'inzangano, naho mukuri ari bloke ishaka gusenya guverinoma. Igitangaza nuko abo ari abatutsi bari mu myanya ikomeye batagombaga kubamo, bagombaga kuba barakurikiye bene wabo ntibabe bakiri mu Rwanda iyo guverinoma ibishaka. Rero bamaze kwirara kuko batagifungwa nk'uko byari bisanzwe. Jean Baptiste Habyarimana akiri prefe: yewe sinkunda gufunga, ariko ni mu bishaka nzabibaha rwose. Hariho abatutsi bari mu Rwanda batagombaga kurubamo kuko ari abagome. Hari abari mu myanya batagombaga kuyibamo
kuko itabakwiye. Tariki 28 Mutarama 1964 ku isabukuru ya gatatu ya demokarasi, Perezida Kayibanda yakomeje ijambo rye agira ati: muzi ukuntu Parmehutu yaboneje inzira imwe yo kubohora Gahutu, kurenganura Gahutu. Intego ya Parmehutu ni ugukoresha ukuri, ari ku Babirigi batwaraga, ari ku Batutsi barunaraga. Gucyurira Abatutsi avuga ko barunara kwari ukubasesereza, abatoteza, ashingiye ko benshi muri bo bahoze ari abayoboke b'ishyaka rya UNAR ryasabaga ubwigenge, bikarakaza abakoloni b'Ababirigi, bakarikuraho bagashyira Parmehutu ku butegetsi ishingiye ku irondabwoko. Muri jenoside, izi mvugo z'igihugu cy'Abahutu bagomba kunga ubumwe, bagafatanya kurwana ku gihugu cyabo, zarakoreshejwe cyane mu bukangurambaga bwa jenoside yo kwica Abatutsi. Nge kuri politiki yaranze uburezi, hateguwe inyigisho zigishwa abana, bakigishwa iyo ideoloji y'igihugu cy'Abahutu. Ikinyamakuru cya MDR Parmehutu cyitwaga Ijwi rya Demokarasi nimero 30 cyo muri Kanama 1962 cyanditse ibibazo n'ibisubizo abarimu bagomba kujya bigisha abana n'ababyeyi, hanyuma Abanyarwanda bakabifata nabo batyo. Ndafata muri bimwe muri byo. Ikibazo cya mbere ngo Parmehutu ni iki? Igisubizo: Parmehutu ni umutwe warenganuye Gahutu. Ikibazo: ariko se nta wakwishingira irindi shyaka ritari Parmehutu? Igisubizo: agira ngo yerekeze he Gahutu? Parmehutu irabibajije. Ikibazo: ese nk'ubwo umuparmehutu cyangwa umuparmehutu kazi yakurikira agapariti gashya, ni ukuvuga agashyaka gashya? Igisubizo: nta muparmehutu ugaragurika. Parmehutu ni umutwe wakuye Gahutu ku ngoyi. Parmehutu ntirambirwa, Parmehutu ntigaragurika. Mu mwaka wa 1962 Parmehutu yasohoye itangazo ku burezi ryiyamaga abarimu ku bijyanye n'icyo bise gutsindisha abana b'Abahutu, rikavuga muri aya magambo ngo: turasaba abigisha bose mu mashuri ari mu Rwanda kureka gukomeza gushyigingiza abana b'Abahutu nko ku ngoma ya gikoloniza na Gitutsi. Muri iki gihe hirukanwa Abahutu benshi, nyamara twasanze batabuze ubwenge bwatuma bakomeza.